Wow, wow, wow! Ibiryo biraryoshye kabisa, igitoki kimeze neza, inkoko yahiye n'agasalade kacu n'agasitoro. Wow! Karibu ku meza. Hello, hello! Karibu mu gikoni, uyu munsi niho tugiye gukorera ikiganiro cy'uyu munsi. Nta mpamvu yo kuvuga ibifata neza ubuzima tutajya no mu gikoni ngo duteke. Abatazi guteka mubyigireho, n'abari babizi murusheho, kuko ibintu byose nyine umuntu agenda asangira n'abandi. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kugikorera mu gikoni, tugiye guteka igitoki. Mana yanjye, igitoki kiba kiryoshye vraiment. Iki gitoki tugiye guteka muri iki kiganiro kiba kiryoshye, ndakwinginze uzakigerageze. Hanyuma rero iki gitoki ntabwo cyagenda cyonyine, kigomba kuba kiri kumwe n'agasalade. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira ku gasalade. Uyu munsi rero salade tugiye gukora ni salade y'amashu. Mushobora kuba ufite utwuma dutandukanye, abantu bafite utwuma, njye nahisemo gukoresha akangaka. Karamfasha gukora salade neza, urabona ko gakata neza kandi kakihutisha nta kibazo. Ndakora rero salade y'amashu ndetse na karoti, hanyuma nze gushyiramo n'igitunguru n'agapwavuro kugira ngo nyine bize kuba bisa neza n'igitunguru. Rero ngira ngo muri kubireba ukuntu umuntu ashobora gukata akoresheje akakuma kandi kakaba kamufasha ishu rikaba rimeze neza. Nimurambirwe rero twige guteka, dukore na salade. Salade ituma rero ibiryo biryoha, agasalade kaba kari sawa cyane. Niyo mpamvu nako tugomba kwiga kugakora, ndetse kandi n'abatari babizi bakabimenya, kugira ngo turusheho kujya tugira ubuzima bwiza kandi tunarye neza. Biroroshye cyane rero gukoresha akakuma. Urabona ko salade rwose twayikase neza, urabona ko karoti zimeze neza, ari utuntu tunyerorotse turi ku murongo. Ibi rero ni sawa cyane kandi birihuta biranoroha, nawe wabigerageza. Nta mpamvu yo kurya ibiryo bitariho salade. Nimba ushobora gukora salade y'amashu, uyu munsi igitunguru, ejo kokombure, ejo karoti, ejo cyangwa se ukanabivanga. Ibintu biba byoroshye iyo wabikize umutima ukabiha n'umwanya, hanyuma abiwawe bakarya neza. Iyi video rero abantu b'abapapa hari igihe ukenera gutekera umuryango. Murabizi ko abadamu kenshi nitwe dukunda kujya mu gikoni, ariko ndakurabuye rero hari igihe ushobora gusigara mu rugo wenyine, uzafata aka video ukarebereho, ubatekereye ibintu bizaba biryoshye. Ari ukuntu umuntu arya ibiryo akabirambirwa, ugasanga duhora turya igitoki kimwe, ugasanga ni gitogosheje, ariko ugomba gushyiramo akantu kadasanzwe ukabikora neza, ibintu bikaba biryoshye. Bakaza kubaza aho byatekewe. Urabona ko karoti zacu zimeze neza, nta kibazo. Agasalade kacu karaza kuba kameze neza.
nizere ko muri kubona ko byoroshye. Ibi ni ibintu byoroshye rwose ku muntu utazi no guteka, ni ibintu byoroshye burya guteka ni mu mutwe, Sophie yo kubishyira mu mutima. Ibintu byose umuntu yakoranye urukundo n'umutima mwiza bigenda neza, bikaba bimeze neza, nta birenze. Ibikoresho ni bisanzwe, hanyuma tukitekera ibitunguru ukabikata neza, agapavuro no kugira ngo kaze kudekora, kaze kuba bigaragara neza. Ushaka ufite pavuro y'umuhondo, y'umutuku, nabyo wayikoresha, ibintu biba bimeze neza. Umuntu akoresha ibyo yabonye, nta mpamvu yo kutarya neza ngo nuko udafite ibi n'ibi, ahubwo n'ibyo ufite ubiteka gute, ubikoresha gute, ubitegura gute, udekora gute kugira ngo bize kugaragara neza. Ntabwo rero guteka ari ibirungo byinshi. Nta muhango wo guteka rero, ahubwo bisaba ko uyikunda ukabishyira mu mutwe, kuko buri kintu cyose gishyashya burya aba ari uburyo bushyashya bwo guteka. Abantu rero muri hoteli nyine icyo baturusha bahindura, iyo uhinduye akantu kose bihita biba inteko nshyashya. Icyo gihe rero ushobora no guhita wita izina. Niyo mpamvu rero guteka no kuvumbura, guteka ni creativity, guteka ni ngombwa rero ngo ubikunde, bikujye mu mutwe, hanyuma utegure neza abantu bawe barye neza. Nizere ko mutari burambirwe, ndi kugenda mbibereka nyine etape kuri etape kugira ngo ubutaha nawe uzabikore wenyine cyangwa se ubirebereho. Ntabwo nakwihutisha. Murabona rero narangije kubikata byose, mfashe udutunguru ndi kugenda ntugira kugira ngo tuze kugaragara, tuze no gushya neza. Rero ubu salade niyo nahereyeho kugira ngo nyine nze kwishyira ku ruhande, hanyuma nze kuza kurangiza guteka salade yanjye imeze neza, nta kibazo, ibintu byose biri tayari. Ku bitunguru tumaze kubishyiraho, ahangaha rero uba wiyegereje vinegere kugira ngo ize kubifasha gushya neza no kwica microbe ziba, urabona biba bikiri bishyashya, ntabwo biba bihiye. Vinegere rero ituma bishya kandi ikaba yakwica n'ama microbe arimo. Ikindi tugashyiramo akunyu, tugashyiramo n'amavuta. Amavuta turakoresha amavuta ya elayo, niyo meza kuri salade. Hanyuma dushyiremo, tudekore n'aka gapavuro kacu, hanyuma tuvange neza, ibintu bize kuba bimeze neza, bize kuba bihiye kandi binaryoshye. Ushyiraho akunyu katari kenshi, ukaza gushyiraho n'amavuta, ukayanyanyagizaho hose, ukayashyiraho, hanyuma ukaza gushyiraho na kavinegere, kaza gutuma bishya neza, ibintu bikaza kuba birimwa. Ku bantu batamenyera ibintu bya salade, biterwa n'ingano. Ngiye biterwa n'ingano ya salade ndi gukora. Shyiramo vinegere nkeya kubera ko nawe edayirura ushobora no kuguta ukumva nimba vinegere washyizemo ari iyo, ariko ushyiramo nkeya kuko iyo ushyizemo nyinshi biba acidic cyane cyangwa se kumva birashariye. Ubwo rero ni ngombwa ngo ushyiremo bikeya. N'amavuta ushobora gushyiramo ibiyiko 2 bitewe na salade uri gukora, ukagereranya. Ngenda gereranya nta bipimo mba mfite vraiment. Tayari salade yacu imaze kuboneka, wongeye kuyipfundikira, hanyuma nyishyire muri frigo, cyangwa se ushobora no kuyipfundikira ukayishyira ahantu ku ruhande kugira ngo irusheho gukomeza gushya neza. Ubundi tujye no gutegura ibindi bikurikiye. Nibyo byiza kuyibanza kuko bituma ishya neza, ukaza kuyirya imeze neza. Murabona ko ibintu bimeze neza, ibintu vraiment bimeze. Hanyuma rero nibwo twatangira ibindi byo mu gikoni. Uyu munsi rero tugiye guteka specialite y'igitoki. Vraiment iki gitoki ntabwo ari uko ngiye kugiteka, ahubwo kiraryoshye pe, ndagikumbura, niyo maze iminsi ntakirya. Iki gitoki rero urabona ni igitoki gisanzwe, kimaze iminsi cyaranambye. Bana bari bamaze guhaga ibitoki, rye babihaga nkababwira ati rero muve mu nzira mbatekira igitoki, hanyuma muze kumbwira ko mwagihaze. Sasa rero iki gitoki uragifata ukagivura nakiri mu mazi,
ndagenda nsharura nca umutwe hanyuma nsharure. Gusharura no kugira ngo umunyu uze kwinjiramo kuko ndi bunyanyagizemo akunyu, nta bintu birenze. Dutangira nyine duteka igitoki gutyo, ushatse nawe watubiteka nta bintu birenze. Wese ufiye kuba ufite igitoki, hanyuma ukagira na royiko. Royiko rero niyo nza gukoresha ngira iki gitoki. Urabona hariya mu isafuriya ukuntu bimeze, uba wagikase hanyuma ugashwarura cyangwa se ugasharura hanyuma ukaza kugishyira mu mazi ukagiteka. Murabona twamaze kukironga, turagishyira ku ziko dushyiremo amazi. Ubaye wabona urukoma ugapfundikiza cyangwa se isashe, byatuma ushyiramo amazi make, ariko utarubonye ushobora no gushyiramo amazi aringane n'ibitoki. Hanyuma ugashyiramo n'akunyu kugira ngo kakunyu kinjiremo. Hanyuma nuza kugikaranga cyangwa kugishyira mu mavuta, nuze kongera kuza gushyiramo umunyu. Ibi nibyo biba byiza iyo ushyizemo nonaha. Igitoki rero ntabwo tugihisha ngo gihwane cyane, ahubwo gisa nk'ikidahiye neza. Urabona ko gisa nk'ikidahiye ariko cyenda gushya. Ahangaha rero bituma tuza kugitonora ntikivunike, kuko iyo wagihije cyane kiravunika. Urabona ugomba kugitonora kugira ngo kitaza kuvunika. Hanyuma ufata royiko. Hano mfashe royiko nyishyize mu tuzi ndayitobye. Royiko benshi murayizi, iba mu mashopu atandukanye. Hanyuma ntoba royiko kuriya, hanyuma nkagenda mfata cya gitoki natonoye ngenda nkirambikamo nkongera nkakirambikamo kugira ngo kize guhindura ibara. Urabona ntabwo igitoki ari umweru, ahubwo igitoki cyahinduye ibara. Ikindi kintu, iyo dutonora igitoki tuza gukoresha hano, ntabwo dufata icyuma ngo tugihate, kuko kari akantu gasigaramo, niko kari akantu gasigara watonoye ku gitoki, niko kaza gutuma royiko ifatamo. Hanyuma ukaza urabona ntabwo nkoresha icyuma, nkoresha intoki nkagitonora. Hanyuma wenda hasigaraho utundi tuntu tw'imyanda, nkaba nakuzaho icyuma ariko nkagishyiramo neza. Uririnda rero ugihishe cyane, kuko iyo ugihishije cyane ntabwo ubasha kugitonora neza, ahubwo kiravunika. Ngenda rero nshyiramo, unabishoboye ukamazamo umwanya n'umucyo warangije gushyiramo ukongera ukagisubizamo, bituma rero cya gitoki gihindura ibara. Hanyuma ya royiko ikaza kujyamo, ibintu bikaza kuba bimeze neza. Hanyuma rero iyo urangije, urabona ko twarangije, dutegura amavuta tukarika agashya. Mugiye guteka amafiriti tukarika amavuta agashya, hanyuma tugashyiramo cya gitoki gisa nk'icyumuse, royiko yagiye ikamataho. Iyo bibaye byiza uyitoba ari nyinshi kugira ngo ize kumatamo cyangwa se gufataho, hanyuma ize kuba kiryoshye kandi gisa neza. Tugashyira mu mavuta rero tugateka nyine nk'abatetse ku isuku.
cyaza kuma muragenda mubibona mu kiganiro. Nizere ko utari burambirwe kuko turimo kwiga ibindi aba ari isomo bari kubasangiza amakuru kuri experience nagiye ngira nanjye mu bijyanye no guteka, hanyuma namwe mukaba mwabigerageza. Ni ukuri kiraryoshye pe, nta nubwo ari ibintu by'ibiganiro ngo mukunde mubirebe, biraryoshye vraiment, iki kiraryoshye uriya muntu ugiteka ngo kimurihire kiba kiryoshye. Urabona rero igitoki ukuntu kiba kimeze, urabona ko kimeze neza, urabona kirasa neza cya gitoki, urabona ko kimeze neza, cyahinduye ibara. Niba rero udakunda igitoki bahora guteka igitoki gitogosheje bivangavanze birimo bivu ugera ukabirambirwa, n'ibi rero ujye ubikora bizajya biryoha, hanyuma urye neza ikintu biba bitwaye. Iyo umuntu agihumeka agerageza kwitaho akarya neza, ubundi yindi. Iki gitoki rero ntabwo turi bukirye cyonyine, ahubwo nateguye n'inkoko. Inkoko rero ngewe ukuntu mbigenza, haba uburyo bwinshi bwo guteka inkoko, ariko uyu munsi nahisemo ko nabanje kuyishyira nta mazi nshyiramo kuko nayo ibyara amazi, nkayiriza nkashyiramo akunyu nkabona kuza kuyikaranga. Ntabwo rero mpita nyishyira mu mavuta direct, ahubwo mbanza kuyicisha mu mwuka cyangwa icyo nakwita umwuka, kuko nta mazi ndi bushyiremo, ariko nayo yifitiye amazi. Nyuma yamara kubira nkabona kuza kuyishyira mu mavuta, mukurikirane murebe neza. Izi nyama rero ntabwo ndi buzihishe cyane, ndazireka zibire rimwe cyangwa kabiri, kuko n'ubundi ni inzungu ziba zoroshye, ni ukugira ngo juste zize gushya neza tu, kuko nibyo nkunda ingiye ugiye kuziteka. Kimwe nuko ushobora kuhita uzishyira mu mavuta, ariko uyu munsi ibi nibyo nahisemo. Izi nyama rero nizimara gushya turaza no kuzishyira mu mavuta. Hanyuma tukazishyira mu mavuta, amavuta n'ubundi nyine kuzishyira mu mavuta yahiye, tukazishyiramo zikaza nazo gushya, zikaza kuba zimeze neza. Nibyo rero turi gukora, maze ikurikirane tumurambike tubanikuze no kugeza ku musozo, turebe ukuntu ifunguro ryacu riza kuboneka. Ndazikaranga rero kugeza igihe zihinduriye ibara. Murabona ko zahinduye ibara, nibyo byiza, zumye neza, zimeze neza. Ibi nibyo biba bisawa cyane mu buryo bwo guteka iyi nkoko twahisemo uyu munsi, kuko habaho uburyo bwinshi butandukanye.
hanyuma rero iyi nkoko yacu nta sosi ndi bukore, nta sosi nateguye uyu munsi. Ndashaka kuyikorera ikirungo. Nafashe poivron, mfata igitunguru na seleri na tungurusumu, hanyuma ndaza gushyiramo n'inyanya na sauce tomate. Hano rero ndi gukaranga igitunguru, ndi gukaranga ibirungo kugira ngo rero bize kuba bimeze neza. Hanyuma ndaza gushyiramo ziriya nyama twakabushije, kubera ko ntabwo ndi bukore isosi, niba ari bwo buryo nahisemo guteka uyu munsi. Iyo rero ikirungo kimaze gushya, nyine zahiye, sosi tomate yahiye, turahita dushyiramo za nyama zacu twakawushije. Nta mazi dushyiramo, ahubwo ni ukugira ngo bize kuba bifite ikirungo. Ntabwo njya gata seleri, nkunda seleri wagira ngo washyizemo idodo. Iyo wazikase rero nziteka kuriya, nyuma nkaza no kuzishyira ku ruhande. Rero inyama zacu tugiye kuzishyiramo kugira ngo nazo zize gufata ikirungo. Hanyuma biraba birangiye, ibiryo byacu biraba bigiye gutungana. Igitoki nacyo murabona ko nacyo cyarangiye, twamaze nacyo kugitegura, kirasa neza, n'inyama zirasa neza. Ibintu byacu rero biraba biryoshye. Tarara, karibu ku meza, karibu, ibiryo byacu biraryoshye, inyama y'inkoko, igitoki ndetse na salade. Urabona ko rero biryoshye. Bon appétit. Mwakoze cyane rero kubana nanjye muri iki kiganiro. Nizere ko hari ibyo wamenye mu bijyanye no guteka. Tuzajya rero ducishamo, tujye no mu gikoni, twige no guteka, ubuzima bukomeze bugende neza. Hagati aho mwirinde, mwumvishe ko hari icyorezo cya Marburg. Rero iki cyorezo ni ukukirinda dukaraba intoki kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, kandi twiragize Imana, dusenge, niyo itanga ubuzima n'amahoro, itubere maso aho tutakwirebera amaso. Bye bye, nakagaruka. Nari Devo Twase, iyi ni The Voice Live. Imana ibarinde, ibihe byiza.